Amahoro amahoro bwoko bw'Imana ndabasuhuje abaherereye hirya no hino ku isi, by'umwihariko nsuhuje abari muri Afurika yose, abari mu Rwanda ndabasuhuje, abari mu majyepfo, mu ntara y'amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali. Ndabasuhuje amahoro y'Imana nabane namwe, kandi ntabwo nibagiwe bagenzi bacu ubwoko bw'Imana muherereye muri Amerika, namwe ndabasuhuje amahoro y'Imana nabane namwe. Ubwoko bw'Imana muherereye muri Aziya, Europe, abaherereye muri Australia ndabasuhuje, abaherereye muri Aziya mwese ndabasuhuje bwoko bw'Imana. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro tumenye amateka mu iyobokamana, mu mwanya muri kumwe n'ubundi na mugenzi wanyu Sibomana Anastase, kuri iki kiganiro kinyura kuri Irera TV1 buri munsi. Ndabasuhuje cyane rero ubwoko bw'Imana, n'ubundi tuboneka hirya no hino ku isi kubw'ubuntu bw'Imana muri Kristo Yesu, kuko Yesu Kristo mu gihe yari ataraza ku isi ubwoko bw'Imana bwabonekaga mu gihugu cya Isiraheli gusa. Rero ubwoko bw'Imana intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, ndetse by'umwihariko kumenyekanisha inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana. Ubwoko bw'Imana duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana, ndetse no gusobanukirwa iby'Imana Data wa twese ishaka, kugira ngo dukore igikwiriye nk'abazagorerwa ingororano nk'abana b'Imana mu bwami bw'Imana. Ndabasuhuje cyane, yego mugumye mugubwe neza, bahaye ikaze muri kino kiganiro. N'ubundi iki kiganiro tukibonekamo nk'ubwoko bw'Imana duba hirya no hino, ariko birakwiye ko dusangiza n'abandi kandi tukamenyesha n'abandi umurongo tuboneramo ubutumwa bwiza, ndetse no kureba ku cy'ingenzi, tureba no ku byanditswe, icyo ibyanditswe bigenda bivuga ku byo dukora n'ibyo tubamo mu buzima busanzwe bwa buri munsi. N'ubundi ubwoko bw'Imana turi muri kino kiganiro tubirebera hamwe aya mateka twifashishije igitabo cya Bibiliya, kugira ngo tumenye nyirizina nimba aya mateka turimo kureba aho yarakorwaga mu buryo Imana ishaka. Ubwoko bw'Imana buri gihe, buri hantu, kuri buri gikorwa doza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Yego niho Bibiliya n'ubundi bishimangiraho, igira iti mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi ibice 3 umurongo wa 1 kugera ku wa 2 avuga ati: nuko rero nimba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana. Mujye muhoza umutima ku biri hejuru atari ku biri hasi. Ndetse n'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 6 umurongo wa 19 kugera ku murongo wa 21 haravuga hati: nimukibikira ubutunzi mu isi, aho inyenzi n'ingese ziburya, kandi abajura bacukura bakabwiba, ahubwo mwibikira ubutunzi mu ijuru, aho inyenzi n'ingese zitaburya, n'abajura ntibacukure ngo babwibe, kuko aho ubutunzi bwawe buri ariho n'umutima wawe uzaba. Ariko urareba ugasanga, kuko tuba mu buzima butandukanye hirya no hino, ugasanga hari abibeshya bakanatubeshya ko ari ubwoko bw'Imana, ariko nyirizina aho bahoza imitima yabo hari abatamaza. Bibiliya nayo hari icyo yabishimangiyeho, igira iti ku rwandiko Pawulo yandikiye Tito igice cya 1 umurongo wa 16 amubwira ati: bavuga yuko bazi Imana, ariko bayihakanisha ibyo bakora. Bene abo nabo kwanga urunuka, ni abatumvira Imana, no ku mirimo myiza yose ntacyo bamaze. Ndetse n'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 7 umurongo wa 16 kugera ku wa 17 harabivuga hati: muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari abasoroma imizabibu ku mpungenge, cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Kandi Pawulo yandikiye urwandiko rwa 2 Timoteyo ibice 3 umurongo wa 5 aramubwira ati: bafite ishusho yo kwera, ariko bakana imbaraga zako. Abameze batyo ujye ubatera umugongo. Ndetse Pawulo yandikira urwandiko abafite ibice 3 umurongo wa 18 kugera ku wa 19 arababwira ati: hariho benshi bagenda ukundi, abo nababwiye kenshi, nanone ndabababwira ndira yuko ari abanzi b'umusaraba wa Kristo. Amaherezo yabo ni ukurimbuka, Imana yabo ninda, biratana ibiteye isoni byabo, bahoza umutima ku by'isi. Turebye ku cyo tuvuze haruguru, ndetse n'icyo Bibiliya bihamyaho, usanga ikintu hari igihe kirekire mu buzima bwawe, kandi ugatanga imbaraga n'ubutunzi ku bw'intego y'icyo kintu. Icyo kintu niyo Mana yawe. N'ubundi dukomeje kwibukiranya nk'ubwoko bw'Imana, turi mu kiganiro tumenye amateka mu iyobokamana, ikiganiro kinyura kuri Irera TV1 buri munsi. Tugiye kureba n'ubundi ese abantu babayeho mu gihe cy'aya mateka bakoraga iby'Imana ishaka.
ariko tugiye kurebera hamwe aya mateka kugira ngo tubigireho cyangwa tuve mu kinyoma cyabo, kugira ngo tumenye icyo dukwiriye gukora nk'ubwoko bw'Imana. Yego, muri iki kiganiro cya tumenya amateka mu iyobokamana twifashishije igitabo cya Bibiliya kugira ngo tumenye iby'Imana ishaka. Tugiye kurebera hamwe amateka yaranze iyi tariki ya 26 z'ukwezi kwa 11. Kuri iyi tariki ya 26 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka w'1827, Elena G. White, izina rye rirambuye ryitwa Elena Gould White, umwanditsi w'umunyamerika, kuri iyi tariki ya 26 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka w'1827 nibwo yavutse, nibwo yinjiye muri iyi si, cyangwa yinjiye ahagomba kugaragariza uwo uri we, cyangwa kugira ngo ahishurwe uwo ari we, ubwo bugingo bwinjiye mu isi icyo ari cyo nyirizina, kugira ngo ibyo yagenewe kuzahemberwa cyangwa ibyo yagenewe kuzaragwa hanyuma y'ubu buzima bigaragare yuko yari abikwiriye. Rero uyu nguyu Elena G. White, kandi izina rye rirambuye ari Elena Gould White, kuri iyi tariki nibwo yavutseho, ariko usanga hano herekana ku mateka ye avuga ngo afatanije n'abandi bayobozi b'Abadivantiste ba Sabbatarian nka Jeff Bates n'umugabo we James White, bafatanije gushinga icyamenyekanye nk'itsinda ry'Abadivantiste b'umunsi wa karindwi. Rero aya mateka n'uri twatangarijwe n'urubuga rwitwa christianitytoday.com. Nyirizina twavuze yuko kugira ngo tumenye nyirizina ukuri kw'amateka, twifashishije igitabo cya Bibiliya kugira ngo twigire ku banyuze muri ayo mateka, cyangwa tuve mu kinyoma cyabo kugira ngo tubashe gukora iby'Imana ishaka. Tugiye kureba rero ku iki kigendanye kuri aya mateka tubonye haruguru, kigendanye no gushinga itsinda ry'abahamya ko bakora iby'Imana ishaka. Tugiye kureba ukuri kwa Bibiliya icyo kubivugaho. Ese nyirizina habayeho abantu bashinga itsinda, cyangwa umuntu agashyiraho itsinda ry'abahamya yuko bakora iby'Imana ishaka, habayeho kubahiriza iby'Imana yavuze, yatangaje mu byanditswe n'ubundi muri Bibiliya. Ibyo ngibyo ni ibihamya yuko abo bantu baba bari mu murongo wa nyawo, kuko n'ubundi barimo kugendera ku mabwiriza yashyizweho n'Imana. Kandi nanone turaza gusanga umuntu washyiraho itsinda, cyangwa abantu bashyiraho itsinda ry'abahamya yuko bakora iby'Imana ishaka, ariko bakabusanya kandi bakavuguruza icyo Imana yavuze mu byanditswe byera muri Bibiliya. Icyo gihe nawe ntabwo yaba ari mu murongo wa nyawo nk'uko bikwiriye, nk'uko n'Imana yaba yarabishakaga. Tugiye kureba rero kuri kwa Bibiliya icyo kubivugaho, ku bigendanye n'uwo mugendana, n'abo mugendana, n'abo mwaba muteranira hamwe, cyangwa n'uwo mwaba muganira ku by'ubwami bw'Imana. Tugiye kureba icyo Bibiliya ibivugaho. Ese tugiye kureba ubaye uri mu itsinda ry'abahamya kandi yuko bakora iby'Imana ishaka, n'ubundi bakagendera ku byo Bibiliya ivuga, dore ko ariho dusanga n'imvugo y'Imana, byaba ari amahire kandi waba uri mu mahirwe 100% mu gihe barimo kugendera ku cyo Bibiliya ivuga, kuko turasanga ariho hari imvugo y'Imana mu buryo bweruye kandi bushimangiye, bufite n'ibimenyetso bifatika. Ariko nuza gusanga n'ubundi uri mu itsinda rivuguruza icyo Imana yavuze mu byanditswe byera, icyo gihe uraba uri inyuma y'umurongo w'iby'Imana ishaka, cyangwa n'abantu bakwiye kuyiramya cyangwa kuyishima, cyangwa mu mubare w'abavuga yuko bakora iby'Imana ishaka. Tugiye kureba rero Bibiliya ukuri kwayo, tugendeye kuri amateka dusomye haruguru, ku kintu kigendanye n'itsinda ukwiye kuba uri kumwe nabo, cyangwa umuntu ukwiye kuba uri kumwe nawe, bitewe n'icyo muganira, n'icyo mwiga, n'amahame mufite mugenderaho. Yego, ese amahame mwaba mugenderaho yaba ashimangiwe kandi ahamywa cyangwa yemezwa n'ibyanditswe muri Bibiliya? Bibaye byemezwa n'ibyanditswe muri Bibiliya, aho mwaba muri mu nzira ya nyayo. Ariko mubaye itsinda urimo cyangwa mugendana, cyangwa
n'uburyo mwubaha Imana bidashingiye ku mahame Bibiliya yemera, icyo gihe mwaba muri inyuma y'umurongo ndetse mwaba murimo kugendera mu kinyoma. Tugiye kureba rero icyo ijambo rivuga ku bantu batarimo guhamya, batarimo gushimangira nyirizina ikigendanye n'icyo Bibiliya yabivuga, icyo wowe ukwiriye gukora. Ese nimba ubonye uri mu itsinda cyangwa urimo kugendana n'umuntu ariko akaba atarimo gukora ibyo Imana ishaka kandi avuga yuko Imana ariyo yubaha, icyo gihe wakora iki? Icyo ni cyo kintu tugiye kurebera hamwe. Umuntu murimo guteranira ahantu hamwe, murimo gusengana, murimo kwigishanya musobanurana iby'ubwami bw'Imana, cyangwa uri mu itsinda rivuga yuko rihamya yuko ririmo gukora ibyo Imana ishaka, ariko ugasanga ririmo gukora ibinyuranye n'icyo Bibiliya ivuga, kuko ari naho dusanga imvugo y'Imana. Icyo gihe dore icyo wakora, kuko batari mu murongo wa nyawo, batarimo guhamya n'icyo Imana ishaka ko mukora. Dore rero icyo wakora icyo ari cyo nicyo tugiye kurebera ku mateka y'uyu munsi cyangwa icyigisho twaba dukuyemo nyirizina. Tugiye gusoma turebe icyo Bibiliya ibivugaho n'icyo turebe ukuri kwa Bibiliya. Turasoma urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorino ibice 5 umurongo wa 9 kugera ku wa 13, turebe icyo Bibiliya ibivugaho. Haranditswe ngo, nabandikiye muri rwa rwandiko ko mutifatanya n'abasambanyi, ariko sinavuze yuko mudaterana rwose n'abasambanyi bo mu b'iyi si, cyangwa abifuza ibibi, cyangwa abanyazi, cyangwa abasenga ibishushanyo, kuko iyo biba bityo mwari mukwiriye kuva mu isi. Ahubwo none ndabandikiye ko mutifatanya n'uwitwa mwene data, niba ari umusambanyi cyangwa uwifuza ibibi, cyangwa usenga ibishushanyo, cyangwa utukana, cyangwa umusinzi, cyangwa umunyazi, umeze atyo ntimugasangire nawe. Yego, dukomeje hakomeza havuga hati, mbese muriye he no guciraho mbese muriye he no gucira abo hanze urubanza? Namwe abo mucira urubanza si abo muri mwe, ariko abo hanze Imana niyo izabaciraho iteka. Mukure uwo munyabyaha muri mwe. Ijambo ry'Imana ritweretse icyo dukwiriye gukora nyirizina. Ijambo ry'Imana ritweretse yuko mu gihe duteranye cyangwa ubwoko bw'Imana buteraniye ahantu hamwe, cyangwa bavuga yuko barimo kubaha Imana, cyangwa bari mu itsinda rimwe ry'abahamya yuko bakora iby'Imana ishaka, bakwiriye, ijambo nk'uko ribitweretse, bakwiriye gukora iteraniro rwose, ariko ntibaterane n'abasambanyi. Ariko abasambanyi babujijwe guterana nabo ni abangaba. Abo babujijwe guterana nabo ari abasambanyi, cyangwa ari abasinzi, cyangwa ari abifuza ibibi, cyangwa ari abanyazi, cyangwa ari abasenga ibishushanyo. Abo babujijwe guterana nabo ni abitwa yuko bari mu itsinda ry'abahamya yuko n'ubundi bakora iby'Imana ishaka, cyangwa abahamya yuko ari ubwoko bw'Imana, ariko nyirizina bakaba bakora ibi ngibi bizira. Nibo barimo kubuzwa guterana nabo. Nimba muri mu itsinda rimwe muhamya yuko mukora iby'Imana ishaka, muhamya yuko murimo kugendera ku cyo Bibiliya ivuga, cyangwa mwese muteranye muri ubwoko bw'Imana, icyo gihe muri mwe hakaza kubonekamo abasambanyi. Abo ngabo nibo Bibiliya irimo kubabuza guterana nabo. Hakabonekamo abasinzi, abo nibo Bibiliya irimo kubabuza guterana nabo cyangwa gukomeza gufatanya nabo. Kandi nimba ari abanyazi, cyangwa ari abifuza ibibi, cyangwa ari abakora ibyaha nkana bagamije, babiteguye, babiteganije, icyo gihe Bibiliya irimo kwerekana yuko mudakwiriye gukomeza guterana nabo. Ariko Bibiliya igakomeza, Pawulo yereka bano ba Korino abo bagomba guterana nabo, ariko bakora bagaragaraho bya bimenyetso by'uko bafite icyaha muri bo. Impamvu yababwiye yuko abo hanze bo bakwiriye guterana nabo nta kibazo niyo baba bakora ibyo byaha. Impamvu bo nyirizina ni uko bataramenya ukuri kw'ijambo ry'Imana, noneho ngo ribabature, ribavane muri ibyo bibi barimo, cyangwa muri icyo cyaha barimo,
niyo mpamvu bakwiriye guterana nabo kugira ngo babamenyeshe ubutumwa bwiza. Nibamara kubamenyesha ubutumwa bwiza, noneho baba babasha kugira gute kumvira ubutumwa bwiza, bakava muri cya cyaha barimo. Ariko nyirizina mu gihe uri kumwe n'abantu muvuga yuko muri mu itsinda rimwe ry'abubaha Imana, ariko ugasanga n'ubundi si bakora iby'abubaha Imana, si bakora bafite indangagaciro ziranga ubwoko bw'Imana, ijambo ryo rivuga yuko mukuru uwo munyabyaha muri mwebwe, mukuru abo banyabyaha muri mwebwe, cyangwa nimugaterane nabo, cyangwa nawe nimba uri mu itsinda ryo ukabona rifite intego yo kutumvira icyo Bibiliya ivuga, kandi bo bavuga yuko barimo kubaha Imana, barimo kubaha ibyo Bibiliya ivuga, icyo gihe ijambo niryo ririmo kukubwira riti itandukanye n'abo ngabo, kuko bo batarimo gukora icyo bamenyeshejwe, barimo gukora ibyo barenzeho kandi basanzwe babizi cyangwa bakabaye babizi. Niho ijambo rivuze bati nabandikiye muri rwa rwandiko ko mutifatanya n'abasambanyi. Aba basambanyi mutagomba kwifatanya nabo, cyangwa abo banyabyaha mutifatanya nabo, cyangwa wowe nyirizina nk'ubwoko bw'Imana wemeye kudafatanya n'abanyabyaha mu murongo wabo, kandi bavuga ko bari mu murongo w'ukuri, ni ba bandi musanzwe musangira iby'ubwami bw'Imana, musanzwe muteranira hamwe, ariko ugasanga bagiye muri wa murongo wo gukora ibyaha. Yego, ijambo rikomeza rivuga ngo ariko sinavuze yuko mudaterana rwose n'abasambanyi bo mu b'iyi si. Impamvu bo mu b'iyi si nayivuze ni uko bo baba batarasobanukirwa, muba mukwiye guterana nabo kugira ngo basobanukirwe. Yego, ndabashimiye cyane kuri uyu murongo tuvuzeho. Hepfo niho habivuze ngo abameze gutyo bakora ibyaha kandi n'ubundi bakomeza guterana namwe, ngo bakurwe muri mwebwe cyangwa mubakure muri mwebwe. Kandi nanone nimba uri mu itsinda rikaba ririmo gukora ibinyuranye n'icyo Bibiliya yavuze cyangwa ivuga, cyangwa icyo Imana yeruye bagomba kugenderaho nk'ubwoko bw'Imana, bukabona si cyo kintu bagamije, tandukana nabo. Kora icyitwa excommunication, kora gutandukana n'iryo tsinda kuko ritari mu murongo wo gushaka kubaha Imana nk'uko Imana irimo kubishaka, nk'uko yabitumenyesheje mu byanditswe muri Bibiliya. Irindi jambo ribitwerekaho mu rwandiko n'ubundi rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakori n'ibice 6, umurongo wa 14 kugera ku wa 18, niho habivuga hati nimukifatanye n'abatizera mudahwanye, mbese gukiranuka no gukiranirwa byafatanya bite? Cyangwa umucyo n'umwijima byabana bite? Kandi Kristo ahuriye he na Beliyali? Cyangwa uwizera n'utizera bafitanye mugabane ki? Mbese urusengero rw'Imana rwahuza rute n'ibishushanyo bisengwa? Ko turi urusengero rw'Imana ihoraho. Nk'uko Imana yabivuze iti nzatura muri bo ngendere muri bo, nzaba Imana yabo nabo bazaba ubwoko bwanjye. Nuko muve hagati ya ba bandi mwitandukanye, niko Uwiteka avuga. Ijambo hano rirabishibangiye nyirizina. Nimba uri mu itsinda ukabona nirikurikiza icyo Bibiliya ivuga nk'uko tubyiga hano kuri Irera TV1, nk'uko Bibiliya bisobanura, n'uko n'ubundi bwoko bw'Imana hirya no hino babigusobanuriye, ugasanga bihabanye n'icyo Bibiliya irimo kuvuga. Kora icyitwa gutandukana n'iryo tsinda nk'uko Bibiliya irimo kubihamya, ngo nuko muve hagati ya ba bandi mwitandukanye, niko Uwiteka avuga, kandi nimugakore ku kintu gihumanye, nanjye nzabakira kandi nzababera so, namwe muzambera abahungu n'abakobwa, niko Uwiteka ushobora byose avuga. Ijambo nanone ribishimangiraho mu Befeso ibice 5 umurongo wa 11 kugera ku wa 12, haravuga ngo nimukifatanye n'imirimo y'ab'umwijima itagira umumaro, ahubwo muyihane, kuko ibikorwa nabo rwihishwa biteye isoni no kubivuga. Yego, ngiki cy'ijambo ry'Imana ririmo ribisobanuraho ridusaba icyo tukwiriye gukora.
ndabashimiye cyane muri kino kiganiro tumenya amateka mu iyobokamana, n'ubundi mwari muri kumwe na mugenzi wanyu ubwoko bw'Imana Sibomana Anastase. Muri uyu mwanya w'ikiganiro tumenya amateka mu iyobokamana, ubwoko bw'Imana n'ubundi duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana ndetse no gusobanukirwa iby'Imana Data wa twese ishaka, kugira ngo dukore igikwiriye nk'abazagororerwa ingororano nk'abana b'Imana mu bwami bw'Imana. Ubwoko bw'Imana n'ubundi kandi intego yacu no kumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana ndetse no gusobanurira nyirizina cyangwa kumenyekanisha inzira y'ukuri ijya mu ijuru. Ubwoko bw'Imana buri gihe buri hantu kuri buri gikorwa duhuza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Yego rero ndabasaba kugira ngo mujye mukora koherereza abandi bino biganiro. Kino kiganiro ushobora no kugikora, shyira kuri stati yawe kugira ngo ubutumwa bugere hirya no hino ku bafite nimero yawe, ndetse ushobora no kugishyira impande n'impande ku magurupe, wohereza kuri gurupe za WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, ugashyira no kuri TikTok, impande n'impande, kugira ngo tumenyekanishe ukuri kw'ijambo ry'Imana. Rero ndabashimiye cyane. Amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigwire muri mwe, mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu Kristo umucunguzi wacu. Murakoze cyane.